neza ikaze muri Gatigisimu Room. Ni icyumba cy'uruganiriro shuri aho tuganirira ubukristo, aho tuganirira Bibiliya tugamije kwisobanukirwa kurushaho, kandi ibyo bikatugeza ku kwisubiraho, aho twisubiraho tukareba ibyo tutakoraga neza tukabikosora. Rero twagiye twiyemeza ko hari igihe tuzajya tubahereza udutabo dutandukanye, mu dutabo dufite hano tukatuganiraho cyangwa se nkaba incamake yatwo. Uyu munsi rero hari agatabo nifuje kubasangiza, agatabo gatoya, agatabo ka paje nkeya. Murabizi uwo muco ndawusanganywe wo kubasangiza udutabo tugufi, udutabo tutari tureture, ariko kandi agatabo karimo amagambo yanyigishije ibintu bikomeye. Ni agatabo ka Yona. Yona hari agatabo kamwitirirwa gatoya, gafite paje nk'enye, bene izi zo muri Bibiliya, nk'ebyiri eshatu, zaba nk'umunani cyangwa 10, kabaye ari agatoya nka bumwe bwa Gatigisimu uramutse ukoze paje ntoya. Ni agatabo keza, ni agatabo nasomye nkumva hari ibyo nigiyemo. Uyu munsi rero nifuje kukabasangiza, kandi nagahaye umutwe ugira uti agatabo ka Yona, ibyago biterwa no guhunga inshingano. Agatabo ka Yona, ibyago biterwa no guhunga inshingano. Mu myandikire ya kera, kwita agatabo cyangwa se igitabo bakavuga bati igitabo ni icy'uyu muntu cyangwa ni icya runaka, ntabwo byabaga bivuze yuko uwo muntu ari we wacyanditse. Byashoboraga no kuba bivuze ko uwo muntu ari we urimo kuvugwa cyane muri icyo gitabo. Rero n'aha ngaha ntabwo ndi bujye murabizi ko ntajya njya cyane cyane mu buryo igitabo cyanditswe cyangwa se aho gikomoka, ariko n'igitabo kwitwa icya Yona ntibivuze nyirizina ko Yona ari we wafashe ikaramu akacyandika, ahubwo mu muco wa kera w'imyandikire ntibyari na ngombwa cyane kwandika izina ry'umwanditsi ku gitabo. Aka gatabo rero karimo inkuru ivuga ku mugabo witwa Yona. Yona, umugabo wanyuze mu bintu byenda gusa nk'ibyacu, tumeze kimwe, akagira ibyo yanga gukora, nyuma yaho aza kwemera kubikora. Niko inkuru igenda. Ubwo rero icyo ngiye gukora ni ugutanga nk'incamake nk'uko musanzwe mubibona, hanyuma kaba kagushishikaje nawe ukazagashaka ukagasoma. Ubundi rero hari umukurambere cyangwa se umuntu wabanje mu ba mbere mu itorero witwa Origene. Yavuze ko inyandiko za Bibiliya inyinshi muri zo cyangwa se zose zifitemo urugero tuzumvaho, ariko ukaba wanarenzaho ukazumva byisumbuyeho. Yavugaga ko Bibiliya cyangwa se inyandiko za Bibiliya ari nk'umubiri w'umuntu. Hari uruhu, urwo buri wese abonesha amaso ye, ariko hakaba hari n'akandi gace kari munsi y'uruhu. Iyo ubonye imbaraga zikomeza zigacukumbura zikajyamo imbere, ubona nyine ibindi bintu utari wabonye nk'umuntu warebeye hejuru. Iyo ukomeje ukamanuka nabwo avuga yuko ubona nanone ubundi butunzi wa muntu warebye hejuru gusa atabonye. Njye rero ibyo ngiye kubakorera ni ukubarebera hejuru, namwe mukazimanukira mukagera aho hose handi abavuga, hanyuma mwasanga y'ubwo butunzi namwe mukazabudusangiza. Ariko hejuru ugisoma aka gatabo ka Yona, mbibutse ko ari agatabo kari muri byinshi biri muri Bibiliya. Burya umukristo agendana isomero ririmo ibitabo birenga bishyika 66, ariko hari n'ubundi bukristo cyangwa andi mashami yabwo abirenza ibyo, kandi nta kibazo cyabyo. Rero Yona, nk'uko nabihaye umutwe ugira uti incamake numva nabiha, agatabo ka Yona karimo amasomo nk'atatu akomeye, ariko irya mbere naryise ibyago biterwa no guhunga inshingano.
ibyago biterwa no guhunga inshingano. Isomo rya mbere rero ugasangamo uribona mu gice cya mbere ugitangira. Ibitabo byo muri Bibiliya bajya babiha ibice kugira ngo bitworohere kubiganiraho, ariko kandi hari abantu batinya Bibiliya. Ntimuzatinye, muzagashakemo muzakabona. Isomo rya mbere, uhunze inshingano ze ateza abandi ibibazo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona riramubwira ngo haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byawo byirundanije bikagera imbere yanjye. Ariko kuri gatatu Yona arahaguruka yanga kujya i Nineve, ahubwo yigira i Tarushishi arahunga. Buriya yari afite impamvu zitumye ahunga, ntabwo wazimenya. Gusa ngo amaze guhunga, aho yahungiye ku murongo wa 4 baravuga ngo haza umuhengeri mwinshi cyane uvuye ku Mana mu nyanja, umuhengeri ukomeye cyane nk'ugenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba bwinshi cyane, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ariko Yona we yari aho ngaho yiturije, nta kintu arimo gukora. Uhunze inshingano ze ateza abandi ibibazo. Buriya rero ibibazo hano nk'uko tubyumvise, Yona nyuma yo kwanga kujyaho yakabaye ajya, cyangwa se inshingano yari ahawe kugenda gufasha abantu b'i Nineve, akigira i Tarushishi, tuhita twumva ko uwo mwanya haba ikibazo. N'aho agiye ahateza ikibazo, ikibazo kiremereye, ikibazo cyatumye abantu bose bagira ubwoba, ikibazo cyatumye abari mu bwato bose bagira ubwoba, kubera yuko hari umuntu utakoze inshingano ze neza. Ibibazo iteka no muri ubu buzima birahari, ntago ari byo muri icyo gihe gusa, kubera ko yaba mu mashuri, yaba muri leta, yaba muri Afurika, yaba mu itorero, iyo umuntu ahunze inshingano ze ateza abandi ibibazo. Iryo ni isomo rya mbere nakuye cyangwa se nakuye mu gatabo ka Yona. Katwereka umuntu nyine witwa Yona agerageza guhunga inshingano ze, inshingano yahawe n'uwamuremye, maze yarangiza agashyira abandi mu bibazo. Ntabwo abantu benshi bakunze kubitekerezaho, ariko akenshi iyo umuntu yirengagije inshingano ze, yaba mu rugo bakakubwira bati uri umumama, akazi kawe naka, uri umupapa, akazi kawe naka, uri umwana, akazi kawe naka. Iteka iyo ukinishije izo nshingano, agatabo ka Yona kigisha yuko usiga abantu mu bibazo. Iyo wirengagije na gatoya icyo ugomba gukorera sosiyete, iteka uyisiga mu bibazo. Ibi bibazo tuvuga bishobora kutahita biza uwo mwanya, ukimara kwanga guhahira urugo, ukimara kwanga kwita ku rugo wahawe, ukimara kwanga kuba umwana ngo wumvire umubyeyi wawe, ushobora kutahita ubibona aka kanya ingaruka z'ibibazo bitera. Ariko ntago waviramo aho, ntago wacika inshingano zawe ngo nurangiza uzagende ubuzima bukomeze nk'uko bwari buri. Oya, iteka iyo wirengagije inshingano yawe, byanze bikunze witera ibibazo, kandi uretse nawe ubitera n'abandi. Ubitera umuryango wawe wa hafi, kandi utanarebye neza ubitera umudugudu wose, ukabitera akagari kose, ukabitera umurenge wose, ukabitera igihugu cyose. Iyo umuntu yirengagije inshingano ze mu buzima ateza abandi ibibazo. Iryo ni isomo rya mbere dusanga mu gitabo cya Yona. Kandi burya hari abantu batekereza ko kugira inshingano ari majike, ni ikintu kiri aho ngaho, none se inshingano zanjye nazimenya gute? Turabeshya. Inshingano yawe ntabwo Yona icyatumye areka gukora ibintu bari bamubwiye ari uko atarazi ibyo ari byo. Ariko twese tuzi ko tujya tugeraho ukumva ntushaka kubikora. Hari ikintu uba wumva ari wowe ugomba kugikora, ariko ukumva ntushaka kugikora. Imbaraga nkeya se, cyangwa se kumva abo bikorera batabyitaho, cyangwa kumva abo witaho batakwitaho, cyangwa se kumva nta n'umumaro bigira niyo ubishyizemo imbaraga zawe. Ku ruhare rwayo nawe yumvaga kwanza nta nubwo ari bene wacu, kwanza nta nubwo mbazi, ndajya kubatabara ngo bitange iki. Hari abantu bagifite iyo myumvire na n'ubu ngubu badafata inshingano zabo. Kugira isi isiga inshingano zabo ni ukuba nka Yona bwa mbere. Iryo ni isomo rya mbere rikomeye cyane dusangamo aha ngaha. Buri muntu wese waremwe afite ikintu aba yaremewe, ari ikintu asabwa gukora. Ntabwo kwicara ukongera umubare bikemura ibibazo byahuri. Ariko umuntu wese aramutse yibutse ko
afite inshingano yakwitonda akihangana akazifata, niyo zaba zigoye rega, niyo zaba zigoye umuti ntabwo ari ukuzihunga. Bibiliya rero iratwigisha muri aka gatabo ka Yona yuko Yona ari umuntu bwa mbere wahunze inshingano maze agateza ibibazo byinshi muri sosiyete. Rero nsoza iyi ngingo ya mbere ndaguhamagarira kudahunga inshingano zawe. Hari ibintu usabwa gukora utakwiye kwirengagiza rwose. Niba ari ukuba umugabo mu rugo, niba ari ukuba umwana mu rugo, ibyo byose bizana n'inshingano runaka. Niba ari ukuba umuyobozi mu kigo runaka, bizana n'inshingano runaka. Ariko iyo uzihunze iteka uteza abandi ibibazo, nawe utiretse. Ni ingenzi rero kumenya ngo nk'umuntu ufite inshingano kandi ukareba ngo ndimo ndazikora gute. Uwaturemye yaduhaye inshingano, kandi nk'uko tubyumva twumva ijambo ritangira ritubwira riti Yona abwirwa n'Imana kugira ikintu akora. Ngira ngo byanazamuka bikagera mu yindi ntera. Buri muntu wese ntabwo Imana imurema ngo azabaho ngaho gusa. Turemerwa kuberaho abandi, turemerwa gufasha abandi, turemerwa gufasha abantu kubana. Ibyo byose ni inshingano dufite nyamukuru. Iyo uyirengagije rero ntabwo isi isigara uko yari iri. Numva ari agasomo ka mbere dukura mu gitabo cya Yona. Rero ni ukumenya ko turi ba Yona iteka iyo duhunze inshingano zacu. Yona wa mbere. Bibiliya rero irakomeza ikatubwira ngo uko yahunze inshingano akaga kabaye kenshi, ariko nawe nikamusiga. Nikamusize kubera ko kasize nawe ageze kure cyane, ndetse agera ahacecekerwa mu nda y'urufi. Kure cyane. Aho niho yisanze. Uhunze inshingano n'ubundi niho yisanga iteka. Uhunze inshingano ntagasigara hafi, ahubwo yisanga yamanutse. Iriya mvugo shusho iraremereye. Uhunze inshingano yisanga mu nda y'urufi iteka. Kure cyane ahatagera abantu, kuko niko Yona aza kutubwira iyo atangiye kuvuga, avugira iyo kure nyine, avuga ibyago by'uko yahunze inshingano. Turi ba Yona rero iyo duhunga inshingano. Bibiliya iratwereka ngo kandi uko guhunga inshingano ntabwo bidusiga uko turi, ahubwo bitugeza ahantu habi cyane. Niki cyabaye rero? Yona aragenda nyuma yo guhunga inshingano akagera ahantu habi cyane ariko. Kandi murabizi bamwe muri twe turiyo, bamwe muri twe twagezeyo kubera guhunga inshingano. Ahantu udafite uwo muvugana, ahantu udafite uwo muhura, ahantu niyo mwavugana mutakumvikana, ahantu kure cyane aho umuntu atabasha kuvuganira n'undi. Aho niho ngira ngo muri ako gatabo bita mu nda y'urufi. Kuko uko bwacyaga niko yigiraga kure, ndetse n'aho ngaho kimwe mu bintu bibabaje nuko mu gihe abandi bari mu kaga gateye ubwoba, we yari yanisinziriye. Ikindi kimenyetso cy'uburangare no kurangara ku nshingano mu gihe abandi bari mu kaga. Yona rero tubona atangira, cyangwa se inkuru ye imutwereka ari umuntu uhunga inshingano, ariko tutamuvuga nabi, ashaka kuba afite impamvu zumvikanaga. Ariko iyo ari yo yose tubona ko iyo uzihunze uteza abandi akaga. Abagabo rero bararetse bageze aho ngaho, babonye Yona bavuyemo yisanze iyo hepfo cyane mu nda y'urufi. Twumva ikintu gikomeye, ari nacyo ni isomo rya kabiri. Guhunga inshingano bitugeza ahantu habi cyane, ariko isomo rya kabiri nkuramo nuko imbabazi z'Imana zishobora gufasha abahunze inshingano zabo. Hari imbabazi ku bahunze inshingano zabo. Yona nyuma y'uko ageze iyo mu nda y'urufi, twumva atangira kuvuga. Murongo wa 3 mu gice cya 2, nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu, wumva ijwi ryanjye. Murumva aho yarari. Ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga ni nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo. Igice cya 2 cyose ni amarira y'aho tugwa n'aho tujya n'aho tuba turi iyo twahunze inshingano. Yona atangira kuvuga ko ahari ari habi, ahari atameze neza, akicuza. Ariko muri uko kwicuza ntabwo Imana yamurekeye mu nda y'urufi. Hoya, ahubwo hari imbabazi
ku bahunze inshingano zabo. Ushobora kuba uri umuntu wari uri aho ubaye aho gusa, ntacyo witaho, nta nshingano mfata, yaba mu itorero, yaba mu muryango, yaba mu gihugu, yaba mu karere urimo, mu mudugudu urimo, mu kagari urimo, ukaba ntacyo byari bikubwiye. Abantu bakwangirika batakwangirika ntupfayo. Twakwiga isomo hano, kandi ushobora no kuba ubabajwe nk'uko Yona arimo kuvuga mu gice cya kabiri ati meze nabi, aho ndi ni kure, ndi kuzimu, imiraba yarandengeye. Hari imbabazi, hari imbabazi ku bantu bahunze inshingano. Niryo somo rya kabiri natangajwe no kubona muri iki gitabo cya Yona. Mu by'ukuri ukurikije ubwenge busanzwe nta n'imbabazi wakabaye, ubwo ndavuga ubwenge karemano, kamere yacu ya muntu. Uyu muntu utererana abantu gutya akareka kubitaho ngo abakize, nta n'imbabazi ze zakabaye zihari. Ariko dusanga irindi somo rikomeye, bivuze ko igitabo cya Yona niyo mpamvu erega gikwiye umwanya mu bitabo byera, kizana iby'isi itagitanga, kizana iby'isi itigeze yigisha, yuko no ku muntu wahunze inshingano gutya akirengagiza ibintu byangombwa gutya ashobora guhabwa imbabazi. Hari imbabazi ku bahunze inshingano zabo, yewe n'akaga byaba byarabateje bashobora gufashwa kukavamo. Nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye. Iryo sengesho rya Yona ryuje amasomo akomeye cyane, nabahamagarira kuzaryisomera neza mukarushaho kuryumva. Ariko Yona akomeza kudusobanurira uburyo iryo sengesho rye ririmo ubusobanuro bw'umubabaro we, bw'akaga yatejwe no kuba yarahunze inshingano, ariko n'icyifuzo cy'uko ahawe andi mahirwe yafata inshingano. Aberekeje, usomye ku murongo wa 9 aravuga ngo aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma babimuye ubabarira. Iyo ufashe umutima wawe ukawerekeza ku bitagira umumaro, ugahunga iby'umumaro, iteka uba wimuye ukubabarira. Ariko Yona arahiga aravuga ati ngewe nzagutambira ibitambo iyo kure aho yarari mu buhunzi bw'inshingano, ubuhunga inshingano nyamukuru. Bibiliya iravuga ku murongo wa 11 ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Andi mahirwe yo kugira ngo yongere afate inshingano, ariko nabwo ntago yamutegetse ngo ave mu rufi cyangwa se aviyo kure aho yarari ngo narangiza musigaho ngaho. Wapi, mu gice cya 3 yongera guhabwa inshingano. Yona, haguruka noneho ujye Nineve wa murwa munini uwuburire. Murongo wa 3 ari naho muri somo rya 3, Yona arahaguruka noneho ajya afata inshingano. Nubwo zari zikomeye, nubwo zari zitoroshye, aragenda arazifata. Muzi cyavuyemo niryo somo rya 3, ukoze neza inshingano ze ahesha abandi umukiro. Ukoze neza inshingano ze ahesha abandi umukiro. Nubwo kitari ikintu cyoroshye, Yona yaje kwemera afata inshingano, maze uko yagiye akabwiriza, akavuga inkuru, akabwira abantu ati musigeho ibi murimo murabikora nabi. Biratangaje kuko usanga mu gice cya 3 murongo wa 10 Imana yigarura, hanyuma abantu bakagira ubuzima batari bafite. Ibyago byose bari barimo bacamo biragenda, nibyo bari bababwiye ko bishobora kubageraho ntibyabageraho. Kubera iki? Kubera ko hari umuntu wafashe inshingano. Yona wa kabiri atandukanye na Yona wa mbere wo mu gice cya mbere. Uyu Yona yemeye gufata inshingano, kandi akizifata bikijije Nineve yose. Akizifata nawe ubwe biramukijije. Akizifata bibaye byiza, bibereye byiza abantu, kandi bibereye byiza Imana. Iryo ni irindi somo rero rikomeye dukura muri aka gatabo. Ariko nk'uko nabibabwiye, dukurikije wa mukurambere, ngiye ndimo ndashimashima hejuru, mwege muzajya ibwina maze mushakashakeyo ibyaba biriyo birutaho byababera ubutunzi bukomeye. Icyanyuma numva navuga kuri aka gatabo nicyo tubona mu gice cya 4, ariko ntari buvugeho cyane. Mu gice cya 4 tubona Yona arakaye. Yona arakaye kandi yakoze ibyiza. Mu by'ukuri buriya burakari ntabwo mbufiteho ikibazo, kandi namwe wenda muzambwira nimumara gusoma. Ariko buriya burakari kuri jye mbubona iteka
bwatwigisha ko gukora inshingano iteka biba atari umunyenga. Gukora inshingano cyangwa gufata inshingano iteka ntabwo ari umunyenga. Iyo ubikoze baba bariye abana, baba batariye, waba wakoze iki, waba wabaye umuyobozi mwiza, ntabwo ari umunyenga. Tubona akantu k'akababaro karimo kujyana no gufata inshingano. Yona rero yari azi ko, cyangwa se ubundi umuntu yakabaye avuga ko nyuma yo gufata inshingano agakora ibintu ubuzima bwe buzakomeza buryoshye, ariko igice cya kane kitwereka ko nufata inshingano ntabwo uzahora useka, nufata inshingano ntabwo uzahora unezerewe buri mwanya, bya bindi bya nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Oya, ufashe inshingano ahura n'ibibazo. Gusa Yona twiga ko gufata inshingano bitari ikintu cyo gusekeramo iteka, nubwo ibintu byari birimo bikunda. Yabikoraga hari akantu kamubabaza, ntabwo nshaka kukajyamo mu bugari bwako, ariko ni isomo rikomeye twakura mu gice cya kane. Gufata inshingano ntabwo ari uburyohe buri mwanya, usanga harimo akantu kababaza, kandi n'Imana yabwiye Yona ko nayo iyo itazifashe hari akantu kaba kayibabaza. Ngayo nguko rero sinjye wahera, hahera agatabo ka Yona dusangamo amasomo atatu akomeye. Irya mbere, uhunze inshingano ze ateza abandi ibibazo. Irya kabiri, hari imbabazi ku bahunze inshingano zabo. Irya gatatu, ukoze neza inshingano ze ahesha abandi umukiro. Niyo ncamake ariko yo hejuru, ishimashima hejuru y'igitabo cya Yona. Ubwo namwe nimusoma muzatubwira ibyo mwakuyemo. Murakoze.